طيبة يا طيبة يا ذوى العيانا اشتقنا لك والهوى نادانا والهوى نادانا يا طيبة يا طيبة يا ذوى العيانا اشتقنا لك والهوى نادانا والهوى نادانا سيدي يا أبا amahoro y'Imana n'imigisha y'Imana n'ingabire z'Imana zibasakareho mwese abateze amatwi kino kiganiro cy'iyobokamana ngira nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ubushize twari twarebeye hamwe ukuntu Sekibi yashutse Adamu ndetse n'umufasha wayo ndetse n'umufasha we Eva. Sekibi kabashuka bombi bakarya ku giti Imana yari yababujije. Byaje gutuma rero Imana Nyagasani umurezi wabo abamanura kuri ino si kugira ngo babe muri ino si kuzageza ku munsi w'imperuka ikiremwa muntu kiri kuri ino si, abapfuye bazuke hanyuma babarurirwe ibyo bakoraga kuri ino si. Baramanutse rero yaba Adamu ndetse n'umufasha we Eva ndetse na Sekibi ari we Shitani, bose Imana bamanura hano kuri ino si. Nk'uko abantu bagiye basoma inkuru zitandukanye zaba iziboneka muri Bibiliya cyangwa mu bindi bitabo bitandukanye, Adamu ndetse n'umugore we Eva nyuma yo gukurwa mu ijuru bakaza ku isi, Imana umurezi wabo ntabwo yabatereranye. Adamu yavuye mu ijuru aza mu isi azi neza ko yaremwe n'Imana ndetse ko adashobora kumubangikanya n'icyo ari cyo cyose. Shitani hano ntiyari kubasha gutega umugambi mubisha wayo itegesha abantu buri munsi ngo basenge ikindi kitari Imana cyangwa ngo bature ibibazo undi wese utari umuremyi wabo. Byabaye ngombwa rero ko Shitani itegereza ibinyejana n'ibinyejana kugeza ku gihe cy'abantu ba Nowa ari we Nuhu, nk'uko bigaragara mu mateka ko ariho ibangikanyamana rya mbere ryatangiye. Ubundi icyaha cya mbere gikomeye imbere y'Imana ni ukuyibangikanya n'icyo ari cyo cyose. Abantu rero bo muri icyo gihe imbere y'uko intumwa y'Imana Nowa yoherezwa, abantu bari bari kuri gahunda nziza yo gusenga Imana imwe rukumbi. Uko rero abantu bagendaga bitaba Imana, hari abantu batanu beza mu kugandukira Imana muri bo baje nabo kwitaba Imana. Amazina yabo twabashije kubona, umwe yitwaga Wadda, undi akitwa Siwa'u, undi akitwa Yaghuthu, undi akitwa Ya'uqu, undi akitwa Nasru. Aba bantu bakimara gupfa, abantu bababajwe cyane nuko abantu babo beza babashizeho, ariko abo bari basigaye bari bagifite ukwemera Imana gukomeye. Shitani rero inyuze muri umwe muri bo yabahaye igitekerezo cy'uko bajya bicara mu byicaro by'aba bantu, aho bicaraga bakibukiranya amazina yabo mu rwego rwo gukomeza kubaha icyubahiro no kubibuka. Abantu rero barabikoze, kandi ibyo ngibyo urebye ntacyo byari bitwaye, ariko Shitani yo yari ifite intumbero ishaka kugeraho n'umugambi mubisha yashakaga gutega abantu. Abo bantu baje gushiraho
uko ibinyejana byagendaga bishira kugeza ubwo nta muntu wari ukibuka gahunda nyayo y'ibyo bakoraga. Shitani irongera inyura mu wundi muntu ibaha igitekerezo itari ko iyaba twari dukoze isanamu mu ishusho ryabo tukarushaho kubibuka. Abantu igitekerezo bumva ni nyamibwa, barabikoze barabibumba mu mazina ya ba bantu. Shitani iba yoroheje gatoya, imyaka irongera irashira kugeza aho abenshi mu bantu batari bazi gahunda yatumye ababanjirije bashyiraho ibyo bisanamu cyangwa se ibyo bibumbano. Ubwo Shitani itangira kugenda mu bantu ibashyiramo yuko bibagiye gakondo y'abakurambere babo. Iti bino n'ibishushanyo by'abantu beza basekuru banyu bifashishaga bacishaho amasengesho kugira ngo yakirwe n'Imana yanyu. Abantu rero barabyumvishije barabikora koko, bakajya batangira gucishaho amasengesho basengaga basaba ko abo bantu bayabagereza ku Mana. Iki kinyejana nacyo cyaje kurangira, abaje nyuma yabo Shitani itangira kubabwira ko bari ari abantu beza babayeho kandi basekuru bajyaga babiyambaza bakabatura ibibazo, imvura ikagwa, ababuze urubyaro bakarubona kubera abo bantu, n'ibindi bitandukanye bakabibona kubera bo. Nuko abantu bahera ubwo babangikanya Nyagasani wabo wabaremye, batangira gusenga ibigirwamana, bibagirwa Imana yabo yabaremye. Ariko dusubiye inyuma gato, hari aho twumvishe Shitani yababwiye ati mujye mubacishaho amasengesho yanyu kugira ngo agere ku Mana, dore bari abantu beza. Iri naryo n'ibangikanyamana. Kandi ikibabaje no muri bihe hari bamwe mu babikora, akaza akakumvisha buryo ki umuntu runaka yapfuye ari umuntu mwiza rwose, ari umutagatifu ku Mana, ari byiza kumucishaho amasengesho yawe ngo akunde yakirwe n'Imana. Bavandimwe, ubwo ni ubuyobe. Imana yumva umuntu wese bitabaye ngombwa intermediary cyangwa umuhuza, kandi Imana ifite uburenganzira bwo kwakira ubusabe bw'uwo ari we wese, uko yaba ameze kose, uko yaba asa kose, hatabayeho umuhuza. Kandi ifite n'uburenganzira bwo kutakira ibyo wayisabye. Nanone abo bakubwira gutyo, kuki iyo bagezweho n'ikibazo kibakomereye bahita bihutira kuvuga Imana? Kuki batihutira kuvuga runaka ngo abavugire ku Mana? Ugasanga ahubwo aravuze ati Mana ntabara, Mana agira gutya, Mana nari mpfuye. Kuki atihutira guhita hamagara wa wundi yita umutagatifu we, ngo ahita avuga ati mutagatifu Karini Jabo nimbabaho, umutagatifu Leyandere, mutagatifu runaka, ati mvugira ku Mana mpuye n'ikibazo, mpuye n'impanuka, aka kanya imodoka irangonze. Kuki ahita avuga ati Mana? Imana rero yanaduhaye ubwenge ngo dutekereze. Nahacu rero gutekereza neza, ntitugapfe kwakira ibije byose, ahubwo tujye tubanza twitekerezeho, dutekereze neza, dushyiremo ubwenge, tuyungurure. Nta muntu n'umwe wakuvugira ku Mana, kandi baravuze bati n'intungane bwira icumuye karindwi. Ese kuki yamaze gupfa ahita yitwa umutagatifu kandi yaracumuraga izo nshuro zose? Nta muntu rero wakuvugira ku Mana, ni wowe ugomba kwivugira. Iyo uwo muntu yapfuye nta burenganzira na bukeya bagifite kuko yakuvugira ku Mana mu gihe yamaze gupfa. Bityo rero ubutaha tuzareba uko noneho Nuhu yaje kugera mu bantu be akababwiriza imyaka itari mikeya, n'uburyo bamwakiriye n'umusaruro yavanyemo muri uko kubabwiriza. Mukomeze mugire amahoro y'Imana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
ao fundo